Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame urakora mu kanya kubona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhita utsindikira ubusabwa, ni ukubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujyaho hasi hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha kuba wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biri bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Iyo wakanze subscribe ujya uhita ubibonera ku gihe, kandi aba ari ibyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu, twandikiye kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba rose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa mu minota itarenze 3 umaze kubona kode, ukatubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukabigufashamo. Iyo ushaka kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha ukaduha amasaha ubona kunogeye ubonekaho ku munsi. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo iteguye neza, tukakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikira muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi, ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa cyacu urabona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari impande 3? Ese uri kubona ari impande 4? Ese uri kubona ari uruziga? Kino cyapa gifitiye iyihe shusho? Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara ariko bicishijemo umurongo utukura. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano kuri buri kibazo baba baguhaye ibisubizo 4, ugahitamo kimwe nicyo bari cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uragira kuri 20, umenye amanota wari kugira iyaza kuba ari wowe wakoze kino kizame. Araba ngo birabujijwe guhindukira, beka ngo birabujijwe gusubira inyuma, siga ngo umuhanda unyerera imbere, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ntibyemeye kugendera mu byerekezo byombi. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kugira umenye ubusobanuro bwacyo iyo uzi ubwoko kibarizwamo mu byapa byo ku mihanda bita bikorohera. Ukabuzi se n'icyapa kiburira, ukabuzi se n'icyapa gitegeka, ukabuzi se n'icyapa kiranga, birakorohera. Hano ndakeka ko amaze guhitamo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro iso cy'ukuri nta kindi ni birabujwe guhindukira. Iyo ubonye kino cyapa ntabwo wemeye kuba niba wari uri kujya imbere kugikomeza imbere, ntabwo wemere guhita ukata ngo wongere usubire iyo wari uturutse. Birabujwe guhindukira, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Urumva ko nkuko nayo nabikubwiye izo ubwoko icyapa kibarizwamo bigufasha guhita umenya igisubizo cya nyacyo. Birabujwe guhindukira, ibyapa bibuza. Urumva birajyaniranye, iyo uzi ibyapa bibuza kino wahita umenya ko ari icyapa kibuza, ugahita ushakira mwabira bisubizo wakubwiye ngo birabujijwe, ugahita ubona ko icyanya cyari birabujijwe guhindukira. Ndakeka ko aramuzwe guhitamo rero A, ndakeka ko aramuzwe kuyandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Mwebwe mu ndimi z'amahanga mubyita ngo ni plaque. Plaque rero riratara ribonesha kuri plaque riba ryatuma usomera zira nimero ziranga ikinyabiziga mu ntera ingana iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo igiso cy'ubikuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo muri metero 150,
B ngo metero 50, C kakubwira ngo metero 20, D bakatubwira ngo metero 10. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri gihitemo kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wasoma ziriya nimero ziri kuri plaque. Mwe mubyita ngo ni plaque, ariko mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo ni icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Rero hano ndakeka ko haramuzwe guhitamo C, ndakeka ko haramuzwe kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu ari ingenzi gukosorana natwe kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ugakanda subscribe hasi, najye nshyiraho isomo ukagira uhita uribonera ku gihe. Na posting ikintu ugahita ukibonera ku gihe, nashyiraho isomo rishya ukagira uhita uribonera ku gihe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Hari icyago kidahoraho, imodoka yari iri kugenda, ni ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, urumva icyo cyago ntabwo gihoraho. Cyangwa se akaba ari igihe cy'imvura, imvura ikagwa ibitaka bikagwa mu muhanda, hari imirimo iri gukorwa mu muhanda. Rero aho berekeza umuhanda nk'icyo gihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo iri gukorwa mu muhanda bashyiraho ibyapa. Ese birangwa no kuba bifite amabara asate? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame gikozwe ari icya mbere. Araba ngo umweru n'umukara, B ngo umweru n'umuhondo, C ngo ubuso umweru gusa. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosoye kino kizame, iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kubera iki batubwiye ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba icya nyacyo ni ikihe? Ni ukuvuga ngo iyo hari imirimo iri gukorwa cyangwa se hari igihe habaye nk'impanuka, bakoresha ibyapa bitegeka bakwereka ahantu ugomba kunyura. Bakoresha ibyapa bitegeka, kandi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite amabara abiri ariyo umweru n'ubururu. Hano hari umweru n'ubururu uri kubonamo? Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko niba kiguha bashyizemo umweru n'ubururu, icyo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Murabizi hano dukosora ikizame, ariko na hano bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, cyaba gihari tukahita tukibabwira. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ese ibihe binyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Araba ngo amapikipiki, B ngo velomoteri, C ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ikihe kinyabiziga mwa bino baduhaye cyaba gifite ibikoresho byumvikana mu ntera ya metero 20 ku buryo kivuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva? Kimwe nuko hari n'ibinyabiziga kivuze ihoni nubwo waba uri mu mubande ukaba wabyumva. Ibinyabiziga bijya bigira ibikoresho by'ihoni bigiye bitandukanye bitewe n'ukuntu icyo kinyabiziga gikoze. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri niyo igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo velomoteri iyo uvugije ihoni kiri muri metero 20 uba wabyumva, waba uruhigamira ugahigamira igatambuka. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko
burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese zigaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo itara rimwe cyangwa menshi yera, mbega ngo amatara menshi y'umuhondo, sega ngo amatara menshi asa n'icunga rishije. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20, kugira ngo umenye ese yaba ari wowe wakoze kino kizame wari gucyura provisoire, kuzi ko bafatira ku manota 12 kuzamura. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. A ni igiso cy'ukuri, itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo, ndetse n'amatara menshi asa n'icunga rihishije. Ndakeka ko muzitamo rero D, ndakeka ko muzikandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6, nicyo ku cyapa kirabaza ngo icyapa kivuga. Icyapa kivuga iki? Tegereze neza, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Nabakoreye video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda iteguye neza. Icyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho. Sura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, uyirebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo nujye ugira kwa bino bibazo byere kujya bikugora, kuko bino bibazo byose biri mu iyo video. Umara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora, ujya hariya kuri YouTube ukandikamo Rwanda Driving College TV, ukareba video iyitiza ari ya mbere niyo ku byapa, ukibuka gukanda subscribe kugira ngo ninjye nshyiraho andi masomo ujye uhita uyabonera ku gihe. Aravuga ngo iherezo ryo gutambuka mbere, mbega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Sega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hani igiso cy'ukuri nta kindi ni C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Kino kibazo hari abantu bakunda kubyitiranya bakavuga C ni B cyangwa ni C, kuko B iravuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, mu gihe kuri C bari kutubwira ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ubwo ni wowe uzatambuka mbere. Turebeye kwa bino birango bigize kino cyapa, murabizi tugendera mu ruhande rw'iburyo. Iburyo uri mu mweru, ibumoso ari mu mutuku. Uri mu mweru yemerewe kugenda, uri mu mutuku abujijwe kugenda. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya nibo batambuka mbere. Nyine haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka imbere aho wowe uri kujya. Mu gihe kuri C ho bari kuvuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Ubwo rero ni wowe uratambuka. Niyo mpamvu hano duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo C, ndizera ko nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya, murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndizera ko tubikora, murabizi intego yacu no gukora rimwe. Nka Rwanda Driving College TV nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, yaba byandika muri comment, abaduhamagara, tuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose gikozwe nta handi wagisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ukanda subscribe hasi najya mbishyiraho ukagira ahita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ni cy'umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi. Ese wakwitwara ute ko ibyo bihe uzi ko tubigeramo? Ese wakwitwara ute kugira ngo wirinde icyago narinde abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa? Aravuga ngo kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda, ucunga ibimenyetso bigarura urumuri. Mbega ngo kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Sega ngo gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kugendera mu murongo ugabanya umuhanda mo
kabiri unareba ibimenyetso by'umuhanda aho bigarukira, aho bigarura urumuri. Kugendera mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri unareba ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri, aho ni kuri D. Hano igiso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni B, ugomba kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Mpora mbibabwira nujya mu kizami ukabona ibisubizo bine baguhaye harimo icyerekeye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ntabwo 100% bari igiso cy'ukuri, ariko nka 80% kiba ari igisubizo cy'ukuri iyo ugihisemo. Ariko mu gihe uri kubona nta yandi mahitamo ufite, nta kindi wizeye 100%, ukabona harimo ikivuga ngo kugabanya umuvuduko cyangwa se guhagarara, nibwo buryo bwonyine umuyobozi w'ikinyabiziga aba yakoresha ari kwirinda icyago. Rero nibyo bikunda kuba ari ibisubizo by'ukuri. Murabizi hano dukosora ikizami turi no kubabwira amabanga yo kuba wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Twaye ikinyabiziga ntabwo uri robo, birashoboka ko wagira ibitotsi, ko murabizi hari nk'abantu baba batwara ibinyabiziga byambukiranya imipaka, birashoboka ko rero wagira ibitotsi. Ese wakora iki? Hano ibisubizo bine baduhaye ari ngo gufungura ikirahuri cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. Mbega ngo guhagarara akaruhuka, harimo no kugendagenda niba bishoboka. Sega ngo kunanura amaboko no gufunga amaso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iki? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Guhagarara akaruhuka, harimo no kugendagenda niba bishoboka. Nari nakubwiye ngo iyo bakubwiye kugabanya umuvuduko cyangwa bakubwira guhagarara, nibwo buryo bwonyine umuyobozi w'ikinyabiziga akoresha kugira ngo yirinde ibyago akenshi. Rero nibyo bikunda kuba ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko ino B wari wayikoze, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku papuro, utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya uhita ugikora, kuko ibibazo murabizi biragaruka. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, harimo pa ishishemo umurongo utukura. Kino cyapa gisobanura iki rero? Ari ngo birabujwe kunyura ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. Mbega ngo birabujwe guhagarara umwanya munini. Sega ngo birabujwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ni parikingi. Ese hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri bamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso kuri nta kindi ni B, birabujwe guhagarara umwanya munini. Iyo ubonye kino cyapa uzabona aho kiri hari abayobozi b'ibinyabiziga bahahagaze munsi, ariko buriya baba bemerewe guhagarara umwanya muto gusa, ntabwo bemerewe guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko ramuzwitamo B, ndakeka ko ramuzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ari ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. Sega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hani igiso cyanya cyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Uba ugomba guhagarara ukareka izo nyamaswa zigatambuka kugira ngo udatanguranwa nazo ukabura yigonze ikaguteza ibyago, haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 078 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, uduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza
ku buryo tuba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0788931626 tubigufashemo. ariko wonye nta mikoro ufite ujya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. iyo umaze kuhakanda n'ubundi ikintu cyose kizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda ugira ahita ukibonera ku gihe ukakireba, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba, uriya murongo urombereje hagati mu muhanda, ese iyo ucagaguye ntugomba gukora iki? Ari ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Siga ngo agomba guhagarika ikinyabiziga, deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri umaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro ari iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa, biba ngombwa ryari ugiye gukatira nk'ibumoso, ugiye guhindura nk'icyerekezo cyangwa se ugiye kudepasa, biba byemewe iyo uriya murongo ucagaguye uri hagati mu muhanda, uriya urombereje mu muhanda hagati y'ucagaguye ubu byemerewe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, ishusho y'icyapa no kuba ese no uruziga, ese ni mpande eshatu, ese ni mpande enye. Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Rero kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ese gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ariko urabona ko ni ingenzi ko wajya kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo byere kujya bikugora ibyapa. Aravuga ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere, mbega ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare, sega ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo abanyamagare bagomba kuva ku gare bakagendesha amaguru. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. No kwanga ikintu cyose kiri mu kirango baba kigutegetse. Iyo ubonamo wenda harimo 30 bari ko ugutegeka kugenda ku muvuduko muke wa 30. Harimo igare n'abanyamaguru, ni inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Mwumva ko yuzi ese kino cyapa kibarizwa mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda, bihita bigufasha kumenya igisubizo cy'ukuri uri buze guhitamo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bigaragazwa ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arangwa inyuma na amatara biratukura. Mbega ngo iyo bibaye ngombwa no ku mpera z'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa imitwaro, ni itara ndangaburumbara risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. Kuri C bakatubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, babashatse kuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ize kuba ari igiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Isi hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko ramuzitamo C, ndakeka ramuzitamo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko byombi ari ibisubizo by'ukuri kuko harimo ibisubizo bibiri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Ese kiba kigenewe iki? Ari ngo guhagararwamo umwanya muto gusa, bikavuga ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini, ndetse no ku mihanda irombereje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cyanyacyo.
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igiso cya nyacyo. Ubundi cyakagombye kuba icya nyacyo ni B, guhagararwamo umwanya munini n'umuto. Ariko kuba bongeyeho ngo ndetse no ku mihanda irombejeho ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, bise bituma B itaba igisubizo cya nyacyo. Niba kiguha kuri B banditse ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini bakarekeraho, kiraba ari igisubizo cy'ukuri. Ariko nibakubwira ngo bakongeraho ari amagambo, urahita umenya ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wowe waramaze guhitamo D, ndakeka ko wowe waramaze kuyandika ku papuro. Utari wayihisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ese ibihe byapa? Ari ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka, mbega ngo ibyapa biburira n'ibitegeka, se ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka. Deka tubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano giso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Urabona ko ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amashusho haba mu buryo bw'amagambo. Ni ingenzi ko wajya kuri YouTube channel yanyu ukareba iyo video nagukoreye imeze neza, uramara kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora, nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ukanda subscribe hasi, ikintu cyose cyiza ukagira uhita ukibonera ku gihe. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe buwangutse kandi nyabwo uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? Araba ngo feri y'urugendo, mbega ngo feri yo gutabara, sega ngo feri yo guhagarara umwanya munini. Deka tubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, feri y'urugendo. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Utari wayihisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe? Araba ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Sega ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri D. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ibimenyetso bari kuvuga nuko ese hari ibyapa wenda bibuza? Iyo rero hatari amategeko yerekanwa n'ibimenyetso duharirwa abanyamaguru, kubera ko wenda hari ayo mategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Hashobora kuba hari nk'icyapa kikubuza kuhaca. Murabizi hari ibyapa bibuza abanyamaguru guca ahantu runaka. Rero iyo hatari ayo mategeko nibwo utwo icyo gice kiba gishobora guharirwa abanyamaguru, cyangwa se hakaba hari nk'ikimenyetso cy'itara kibuza abanyamaguru kuhaca. Rero iyo bidahari uba wahaca uri umunyamaguru. Ndakeka ko uramuzitamo C, ndakeka ko uramuzikandika ku papuro. Utari wayihisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira hehe? Ari ngo mu nsisiro gusa, mbega ngo hegereye inyamaswa zikurura, sega ngo hafi y'amatungo. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo.
iso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari iso cy'ukuri. Ubundi cyagagombye kuba igiso cy'ukuri uzavuga ngo ni mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ari abavuze mu nsisiro gusa duhitamo nta giso cy'ukuri kirimo, ariko hari igihe bongeye bakakiguha bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Icyo nicyo kizaba ari igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko hano uramaze guhitamo D. Ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Bipfa kuba bitarenze ibihe bipimo araba ngo utarenze umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Mbega ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Seka ngo uburebure ntarengwa ni burenga metero 8. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, na B uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, volomoteri, amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na volomoteri bidafite umuyobozi, iyo burumbarare bwabyo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kurangwa cyangwa kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ntabwo bigishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'ukuntu ibintu bimeze. Ni igihe cy'izuba hari nk'umucucu mwinshi, cyangwa se ni igihe cy'imvura hari ibicu, ibihu. Ese biba bigomba kugaragazwa ku buhe buryo? Aya ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo, cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Mbega ngo itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari iso cyanya cyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Ndakeka ko bamaze guhitamo A. Ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi wiyongere mu mubare w'abakora rimwe bagahita batsinda. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788351626 tubigufashemo. Ukeneye kwiga ukoresha nimero kaduha amasaha aboneka ku munsi tukakwigisha. Waba uri mu mujyi wa Kigali tukazanahura mbere y'uko ujya gukora, tukakwigisha computer, tukakwikiza mu minota 20 kugira ngo nugerwe uzakorera rimwe uhita utsinda. Uri hafi gukora cyangwa uteganya gukora vuba, ukanda subscribe hasi ukajya ukosora bino bizame, ukandika muri comment ikintu kiri kukugora nkaguteguraho isomo nkari gushyiriraho kugira ngo nugerwe uzakorera rimwe uhite utsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.